ntashidikanya aya mazarurupfu rwa Yezu ubagirijwe mu mubabarirwe ibyaha byawe inzira y'umukiro Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Inema y'Umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data
n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mukomeze mugire umwaka mushya muhire. Duterane hano kugira ngo dushimire Imana turagize umwaka mushya yaduhaye, kandi twinjize no mu muryango w'abakristo uyu mwana nawe Imana yaduhaye. Ni mu cyo twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemere imbere y'Imana ishobora byose. Imbere yanyu bavandimwe, n'abacumuye bose, mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo niyemeje gutunganya. Kuko naracumuye rwose, bituma ninginga Mariya Mutagatifu igitera, n'abamarayika bose, n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. Nyagasani Mana yacu turakwinginze, uhe umuryango wawe ukwemera kutajegajega, maze abemera umwana wawe w'ikinege musangiye ikuzo ubuzirantangiriro, akabyarwa na Bikira Mariya muri kamere yacu nyirizina, bakira amagorwa ya hano munsi, maze bagira ibyishimo bizahoraho iteka. Yezu Kristo Umwana n'Umwami wacu, Imana Mwana mugatekanwa n'Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo muri wa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa. Mutima zanjye, ninde mubeshyi ataruhakana ko Yezu ari Kristo? Ngo nyamurwanya Kristo, uhakana Imana Data na Mwana. Umuntu wese uhakana Mwana ntaba ari kumwe n'Imana Data, naho uhamya Mwana aba ari kumwe n'Imana Data. Mwebweho rero ubutumwa mwumvise kuva mu ntangiriro nibubagumemo. Niba ubwo butumwa mwumvise kuva mu ntangiriro bubagumyemo, namwe muzaguma muri Mwana no muri Data. Dore isezerano we ubwe yadusezeranyije, ni iryo kuzaduha ubugingo buhoraho. Ngibyo rero byo nagira ngo mbandikire ku byerekeye abashaka kubayobya. Naho mwebwe isigwa ryabakoreyeho ryabagumyemo, mukaba mudakeneye ko hagira undi uza kubigisha. Ubwo rero isigwa rye ari ryo mukesha kumenya byose, rikaba riri nyakuri kandi ritabeshya. Nimugume muri we nk'uko mwabyigishijwe. Bityo twana twanjye, nimugume muri we kugira ngo igihe azigaragariza tuzagira amizero yuzuye, kandi twe kuzakorwa n'isoni zo kuba turi kure ye igihe cy'amaza ye. Iryo ni ijambo ry'Imana.
imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko kwe k'ubutagatifu byatumye atsinda. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Uhoraho yagaragaje gutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutsa ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe, agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Mwishime munezerwe, abahanuzi muri iyi minsi turimo, ijambo ryayo tugezweho n'umwana wayo. Aleluya. Yezu nabane namwe. Kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu. Dore ubuhamya bwa Yohani Batista igihe Abayahudi b'i Yerusalemu bamutumyeho abaherezabitambo n'Abalevi kumubaza ngo urinde. Yohani yaremeje ntiyahakana, ahamya agira ati sindi Kristo. Nabo baramubaza bati bite se, uzabe uri Eliya? Arabasubiza ati sindi we. Uzabe se uri wa muhanuzi ugomba kuza? Arabasubiza ati oya. Baramubwira bati rwose urinde, kugira ngo tugire icyo dusubiza abadutumye. Wibwira ko urinde? Arabasubiza ati ndijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati nimutunganye inzira ya Nyagasani, nk'uko umuhanuzi Izayi yabivuze. Abari batumwe bari abo mu Bafarisayo. Bongera kumubaza bati none se kubatiza kandi utari Kristo, ntube Eliya, ntube na wa muhanuzi, ubiterwa n'iki? Yohani arabasubiza ati njyewe mbatiriza mu mazi, ariko hagati yanyu hari uwo mutazi, niwe ugiye kuza nkurikiye, sinkwiye no gupfundura umushumi w'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohani yabatirizaga. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Tugiye kuzirikana ijambo ry'Imana n'ibihe turimo mu ngingo eshatu. Iya mbere ni iyo mu Ivanjiri, kumenya Kristo no kumumenyesha abandi. Kumenya Kristo no kumumenyesha abandi. Bariya Abafarisayi n'abantu babo bari bagiye kureba Yohani Batista mu rwego rw'ubutasi, kubera ko bari abanzi ba Yezu Kristo, kandi bari bazi ko hagomba kuza integuza ya Yezu Kristo, ngo bagira ngo babyicire mu ntangiriro, integuza itaravuga bayice birangire.
ariko bari baratinze. Yohani Batista yari yarangije gutegura amayira ya Yezu Kristo, nuko bagezeyo nawe abaha igisubizo kitabamara amakenga, birakomeza. Ariko babwiza ukuri ati hagati yanyu hari uwo mutazi. Ntabwo yavugaga wenda hagati yabo uko bahagaze, yavugaga hagati yabo muri sosiyete batuyemo. Hari uwo mutazi, ubu ngubu niwe ugiye kuza nkurikiye, singwe no gupfundura umushumi w'inkweto zikiyeho. Yezu Kristo yaratambutse, nuko ahita abwira abigishwa be ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Guhera uwo munsi baramumenya, baramukurikira. Yohani Batista rero urugero duha ni urugero rwo kwiyoroshya igihe urimo uhuza abantu n'Imana. Aca bugufi kugira ngo Imana ihabwe ikuzo, aca bugufi nk'uko yabyivugiye ati njye ngomba guca bugufi, niwe ugomba gukuzwa. Ariko yirinda no kugirisha abantu, cyane cyane ko hari ahantu henshi ujya ukahasanga umukozi ni wowe bose, ati wabibonye birangiye. Cyane cyane umukozi yabyutse yambaye ikote, ishobora no kuba ari bya shebuja yararimo hano. Nuko bigenda rero n'abantu muragira gutyo, ugasanga umuntu arazenguruka kugira ngo abone aho agaragarira, kandi ubundi icyo duhamagariwe ari ukugaragaza Kristo mu mvugo, mu ngiro no mu mubano wacu wa kivandimwe. Kwiyoroshya kugira ngo Yezu Kristo akuzwe, guca bugufi kugira ngo Yezu Kristo agaragare, utamukingirije, utanajijishije abantu. Kubera yuko iyo avuga ati ni njye Kristo, yari kubajijishije bariya nubwo bari bari mu murimo ugayitse w'ubutasi kuri Yezu, ariko yari kubabajijishije kandi nta nubwo yari kubyungukira. Ubwo rero abakristo twese ubwo umuhamagaro turawufite kugira ngo Yezu Kristo agaragarire mu mvugo yacu, agaragarire mu bikorwa byacu, agaragarire mu biduhuza, agaragarire aho duhurira, agaragarire bose igihe cyose, ndetse igihe n'imburagihe habe hagaragara Kristo muri twe. Iya mbere. Ingingo ya kabiri, ni ibihe turimo by'umwaka mushya. Abantu bahora bifuzanya n'umwaka mushya, uko turi hano ntihabuze umuntu umaze kurya za bonane 60, 70. Za bonane nyine akaba yaraziriye ariko ntizishire cyangwa ebyiri, kandi nyine birafite apeti. Nubwo batazi wenda gutandukanya bonane n'umunsi usanzwe, ariko ubwo biri kose apeti bihari, apeti ikura mbere y'umuntu. Noneho rero iyo twifurizanya umwaka mushya, tugomba kumenya n'icyo dusaba. Iyo umwana umugaburiye, umuhaye impano, nubwo ari uburenganzira bwe ko n'impano umuhaye, arongera akagira imbaraga. Yaratangiye guhondobera, ubu umuremye mwako kanya, wongeye umuremye umuvuguruye, akagira imbaraga. Wari utangiye guhondobera, ushobora gufata akajerekani akajya kuvoma. Sibyo ngo abantu bateye imbere basigaye bavoma hafi mu rugo. Noneho rero ubwo ngubwo Imana nayo iduhaye impano y'umunsi, y'iminota, y'amezi, y'umwaka, iba yongeye kuturema, ibituvuguruye. Ni nk'aho imyaka yari yampaye yari inshiranye impundi, irongeye irandemye, iramvuguruye, ingize mushya. Ku buryo umwaka mushya bivuga njyewe mushya. Mufate icyo, ibindi mubyibagirwe nimushaka. Umwaka mushya bivuga njyewe mushya. Umwaka mushya, njyewe mushya,
bigaragara ku buryo bwinshi. Njyewe mushya no mu bo tubana, njyewe mushya ku mutima no ku mubiri, njyewe mushya muri gahunda no mu migambi ngenda mfata. Ibyo byose hari ubyita bishya kandi ari wowe ugomba kuba mushya. Naho ubundi n'imishinga ukora hari abayikoze imbere yawe. Niba utari mushya, iyo mishinga mishya ntabwo izabona abifata. Umwaka mushya rero uko tuwifurizanya ngo umwaka mushya muhire, njyewe mushya muhire, njyewe mushya muhire, njyewe mushya mbahire, njyewe mushya uwo turi kumwe muhire, njyewe mushya mu buzima bushya Imana yongeye kumpa, njyewe mushya mu migambi mishya y'ubuzima mfata, njyewe mushya mu bitekerezo, mu myumvire, mu mvugo no mu ngiro, njyewe mushya. Icyo tuba tugomba gusiga inyuma turakizi. Ikikugira wowe ushaje, aho undi Imana idakunda, urakizi. Ikikugira wowe ushaje, cya kindi abo mubana binubira, urakizi. Wowe mushya rero mureme ufatanyije n'Imana kandi birashoboka. Ubwo rero mu mwaka mushya muhire ndabifuriza ko tuba twebwe bashya, ntabwo ari uko twari dushaje ku bintu byose, ariko nta nubwo tubuze icyo tugomba gusiga inyuma nk'amateka ashaje, nk'ubuzima bushaje, nk'ibitekerezo bishaje, nk'imyumvire ishaje, nk'ikintu natwe cyaturemereraga bitari ngombwa. Bazi ko ubukristo ari ukujya mu misa gusa, aho umuntu yiyandikisha bakamubwira. Wenda bazi yuko ubukristo ari ukumenya imihango runaka. Wenda bazi ko ubukristo ari ukumera gutya. Ubukristo rero uko ngo yabisobanura, ntabwo ari ukumenya imihango y'abakirisitu. Ubukristo si ukumenya imihango y'abakirisitu. Ubukristo si ukumenya gukurikiranya indirimbo n'amasengesho ubivuga mu mutwe. Ubukristo si ukumenya ibyo abakirisitu bavuga ngo nawe bisubiremo. Ubukristo ni uguhura na Yezu Kristo mukaba umwe, mukabyumva kimwe, mukabitekereza kimwe, mukabivuga kimwe, ku buryo ibyo wavuga Kristo atakuvuguruza, ku buryo ibyo utekereza Yezu Kristo atakubwira ati urimo urajya kure yanjye. Nta wenda bishoboka iminsi yose. Bigahura na cya kibazo cya musaza nigeze kubabwira kera, ntabwo nibuka itariki. Umusaza yarari aho ari ku gasozi, noneho abantu bakajya bajya kumukoraho ubutumwa, bakasimatike bahejeje, ariko kuko kureba ari we mupagani usigaye ku gasozi, akwihanganye ukaza nawe ukabatizwa. Umusaza akababwira ati ndacyabitekerezaho, bakajya bakomeza bagaruka. Bukeye rero ababwira icyo yatekereje. Njye mupagani ninde ugira ibitoki? Abo rero niho abakirisitu bagize imihango, bazi imihango y'ubukirisitu, ariko batarigeze bahura na Kristo ngo bahindure. Ikibazo cy'uwo musaza gifite ishingiro. Ko ari njye mupagani ninde ugira ibitoki? Ubwo rero iyo ari ingingo ya nyuma ya Batisimu, nako tubita Batisimu. Ariko nubungabunga ubukristo bwawe byose bizatungana, nawe ubwawe uzishima kandi uzabona ko n'ubuzima bwawe bwera imbuto nziza kandi nyinshi. Byaramuvunnye ariko abyitwaramo neza, kugera n'ubwo yari afite umwana, ariko umwana agasa n'aho amubera impamvu y'ibigeragezo n'ibitotezo.
kugeza ubwo bahungiye mu Misiri. Ntabwo bategaga akamoto nta n'imodoka, bagendaga uko ibihe byari bimeze. Ntabwo yari yarize amashuri ku buryo yagera mu Misiri agatangira akavuga akamenya kwisobanura. Na Yosefu ntabwo ari byo yari yaraminujemo, ariko ubwo buzima bwose banyuzemo twebwe tugira igishuko cyo kubwirengagiza cyangwa kutabumenya, tukamubona byaratunganye, natwe tukifuza ko ibintu byose bitungana tutanyuze mu nzira yanyuzemo. Ariko iyo nzira yose yanyuzemo, ikintu yarengeraga ni kimwe: kubungabunga impano y'Imana yari afite mu biganza bye, Yezu Kristo. Kubungabunga impano y'Imana, kubungabunga umugisha w'Imana, nibyo nababwiraga byo kubungabunga ubukristo bwacu. Kubungabunga ubutoni ufite ku Mana birahenze ku buryo bukomeye. Wari umutagatifu aravuga ngo ubwo bukungu tubutwaye mu tubindi tumeneka ubusa, urangaye birameneka kandi kubisanasana akenshi ntibishoboka. Dushimire Imana rero kubera uyu mwaka mushya duhaye, tuyisabe kandi ingabire y'ubuzima bushya, ubuzima bushya muri Kristo, ubuzima bushya mu ngo zacu, ubuzima bushya mu myumvire mishya, mu migambi mishya, imbaraga ku mutima no ku mubiri iziduhe, ariko natwe tumenye kureba no ku mubyeyi Bikira Mariya wanyuze mu bihe bibi ntibimugire mubi, akanyura mu bihe bikomeye kandi akabikuramo umutsindo mu bwiyoroshye no mu bwimanganye. Kristo Yezu akuzwe. Ukurikiyeho rero Batisimu. Akuzwe. Aho ni amahoro. Uyu mwana mwahisemo kumwita irihe zina? Cyane kwitonze no kuvuga buhoro n'ibintu bitandukanye. Mwaje hano mu ngoro y'Imana muramusabira iki mu muryango w'abana b'Imana ariwo Kiliziya? Muje kubatirisha umwana wanyu. Murabona umurimo mwiyemeje wo kumutoza ukwemera Kristo Kiliziya yamamaza, kugira ngo nakurikiza amategeko y'Imana bizatume ayikunda kandi akunde bagenzi be nk'uko Yezu Kristo yabitwigishije. Mbese uwo murimo murawiyumvisha? Namwe ababyeyi ba Batisimu, murabona muzashobora gufasha ababyeyi b'uyu mwana kurangiza neza umurimo wabo wo kumurera Gikristo? Muzabishobora? Babyeyi, uyu mwana mwazanye kubatizwa umuryango w'abakristo, mwakiranye ibyishimo byinshi. None mu izina ry'uwo muryango ngiye kumukorera ikimenyetso cy'umusaraba, hanyuma namwe ubwanyu ndetse n'umubyeyi wa Batisimu umukorereho ikimenyetso cya Yezu Kristo umukiza. Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Kristo tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasani tubabarire, Mutagatifu nyina w'Imana, udusabire. Yohani Batista mutagatifu, udusabire. Yosefu mutagatifu, udusabire. Petero na Paulo batagatifu, Udusabire. Abawe Kristo b'Ubuganda batagatifu,
bacu batagatifu, babyeyi, inshuti, namwe bene wacu mwese mwageze mu ijuru, batagatifu namwe batagatifu kazi b'Imana, Imana ishobora byose ugahora witeka wohereje umwana wawe mu bantu kugira ngo atuvane ku bubasha bwa sekibi kandi akure umuntu mu mwijima maze amwinjize mu bwami bw'agatangaza bw'urumuri rwawe. Nga twiyoroheje kugira ngo uyu mwana numara kumukuraho ubwandu bw'icyaha cy'inkomoko umugire ingoro yawe ntagatifu kandi umuhero wo mutagatifu wawe muturemo ubwa Yezu Kristo umwami wacu. Ububasha bwa Kristo umukiza ubukomeze bigaragazwa n'aya mavuta y'agakiza yo gusigira muri Kristo Nyagasani. Dufatanye kwambaza Nyagasani Imana ishobora byose kugira ngo asesekaze kuri uyu mwana ubuzima bushya bw'amazi na Roho Mutagatifu. Bavandimwe, muzi uburyo Imana yashatse gukungahaza ubuzima bwayo mu bemera ibigishije ikimenyetso cy'amazi. Umucyo rero tuyerekezeho imitima yacu maze dusengera hamwe kugira ngo tutagatifuze iriba rya Batisimu maze ibonere gusendereza ubuzima bwayo kuri uyu mwana yatoye. Mana yacu, ububasha bwawe butagaragara unonosore ibitangaza mu bimenyetso by'amasakaramentu yawe. Uba mu ntangiriro wakoresha amazi ku buryo bwinshi kugira ngo utegurire abantu kumva neza inema ya Batisimu. Mana yacu, isi ikiremwa ni wowe wabarembaga ku mazi kugira ngo aye hakiri kare amiringiro y'imbaraga zitagatifuza. Mana yacu, igihe cy'isendera ry'umwuzure werekanye uburyo bwo kuvuka bundi bushya kuko amazi yashushanyaga ubutsiratsizwe bw'icyaha no kuvuka k'ubutungane. Mana yacu, wowe wambukije abana ba Aburahamu inyanja y'umutuku kugira ngo umuryango wawe urokoye mu bucakara ushushanye imbaga y'ababatijwe. Mana yacu, umwana wawe ukunda yabatijwe na Yohani mu mazi ya Yorodani acengerwa na Roho Mutagatifu kandi igihe ari ku musaraba urubavu rwe rwavuyemo amazi n'amaraso. Amaze no kuzuka yabwiye abigishwa be ati mugende mwigisha amahanga yose mubatize mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. None rero Nyagasani, ureba n'ubugwaneza kiliziya yawe uyivuguremo isoko ya Batisimu. Aya mazi n'ahavuga Roho Mutagatifu inema y'umwana wawe w'ikinege kugira ngo umuntu wari mu ishusho yawe Batisimu yamwuhagize ubusembwa bwonona iyo shusho avuke bundi bushya kubw'aya mazi no kubwa Roho Mutagatifu. Mana yacu, turakwinginze kubw'umwana wawe ubasha bwa Roho Mutagatifu n'umanukire kuri aya mazi kugira ngo abantu bose bahambwe mu ibere ry'Kristo bwa Batisimu hamwe nawe bazukire ubuzima bw'ukuri. Tugusabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Bakanya gufatanya n'ababyeyi b'abana guhamya ukwemera. Babyeyi b'uyu mwana n'ababyeyi ba Batisimu, isakaro rya Batisimu abana uyu mwana mwazanye agiye guhabwa amazi na Roho Mutagatifu, ubuzima bushya bukomoka ku rukundo rw'Imana. Ni mwebwe rero mugomba kwihatira kumurera mu kwemera kugira ngo ubwo buzima bushya bw'Imana butazononwa n'icyaha ahubwo uko akura bujye bushaho kwiyongera. Niba rero ubukristo mufite rero bwatumye muzana uyu mwana wanyu, niba kandi mwiyemeje n'umurimo wo kumurera Gikristo, nimwibutse Batisimu mwebwanyu mwahawe musubira mu masezerano mwagiranye n'Imana ariyo kwanga icyaha gukurikira Yezu Kristo no kumwamamaza. Ukwemera kwacu twese, ukwemera kwa kiliziya yose uyu mwana agiye kubatirizwamo. Kubera iyo mpamvu mwanze shitani n'imihango yayo yose n'ibyo dushukisha byose gukorera ku bana banyu imihango inyuranyije n'ubukristo nko kuraguza, guterekera no kubandwa, murabihakanye.
mwemera Imana Data ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Mwemera Yezu Kristo umwana we w'ikinege, nyagasani wabyawe na Bikira Mariya, akababara agahambwa, akazuka mu bapfuye, none akaba yica buryo bwa se, muramwemera? Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika ntagatifu, urusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho, murabyemera? Nashaka ko uyu mwana abatizwa mu kwemera kwa Kiliziya twese tumaze kwamamaza muri aka kanya. Imana ishobora byose, se wa nyagasani Yezu Kristo yagukije icyaha inakuvukisha bundi bushya mu mazi na Roho Mutagatifu, ubwayo gusize Kristo imikiza, kugira ngo ubwo umaze kwinjira mu muryango wayo uzakomeze kuba ubu no mu buzima bw'iteka, ingingo za Kristo w'umusaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ikiremwa gishya wambaye Kristo, uyu mwambaro wera de uramenyesha ubutorwe bwawe. None rero uzafashwe n'inama n'ingero nziza wahawe n'ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, maze uzawugerane mu buzima bw'iteka utanduye. Nimwakire urumuri rwa Kristo. Babyeyi b'uyu mwana n'ababyeyi wa Batisimu, uru rumuri nimwe ruragijwe, maze mukazarwitaho kugira ngo umwana wanyu amurikirwe na Kristo, bizatume ahora agenza nk'abana b'urumuri, bityo azakomere mu kwemera, nyagasani naza azashobore kumusanganira mu bwami bwe, yishimane nawe atifu wose. Dukomeje igitambo cy'Ukaristiya nk'uko bisanzwe.
akira amaturo tuguhereje ariyo atuma tugirana ubusabane nawe. Twe tugutuye ibyo watugabiye, tugiye kukwakira nawe ubwawe, Yezu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imana y'ubukuru yerekeje kuri Nyagasani. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye. Ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Imana ishobora byose ugahora witeka, Yezu Kristo umwami wacu. We wari usanzwe atagaragara muri kamere ye, yatwigaragarije muri kamere yacu. Mu ibara ry'ukuvuka kwe duhimbaza muri iki gihe, maze uwabyawe mbere hose na kare kose akaba abayeho mu bihe byacu, kugira ngo muri we asane ibyari byarasenyutse byose, bimukeshe byose gusubirana uburanga byaremanywe, kandi na muntu wari warahabye amugarure mu nzira ijyana mu ngoma y'ijuru. Nicyo gitumye tugusingiza twifatanyije n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose, tukakurata twizihiwe tuvuga ubudahwema tuti: koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero muvyeyi wacu turagusaba urusakaze rwawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Yaragiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, afashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese. Iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese. Iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye, isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenurwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora urwibutso rwanjye. Iri ni ibara rikomeye ry'ukwemera. Twamaze kurwanya Nyagasani, turahamya n'izuka ryawe kugeza izazana n'ikuzo. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, dutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, dushimira ko watumye tuyoborwa no gushengerera, twaguhereza aya maturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje,
twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyobore ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Smaragde, n'abatorewe umurimo wa Leta bose. Wibuke kandi Nyagasani uyu mwana wacu Libori, winjiye none mu muryango wawe abikesha Batisimu yahawe. Wemere ko amazina ye yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwiza bwo kuzazuka, n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruturukaho. Turakwinjiza nawe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka, intumwa zawe ntagatifu, bazina bacu batagatifu n'abandi batagatifu bawe bose bakunyuzwe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusinze tukurata kwa Yezu Kristo umwana wawe. Amen. Dawe Mana ishobora byose, cyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Nk'uko twabwirijwe n'Umukiza, Yezu akabitwisha kandi akabidutegeka, tunyuze kujya kuvuga tuti, dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, dushaka igikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritubonekere none, tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abatunyuraho, ntuduterane mu twosha, ahubwo dukize ibyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose turi n'ayandi makuba yose, mu gihe tubitegereje ya mizero mugwire no kuza k'Umukiza wacu Yezu Kristo. Ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibya Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yezu Kristo, wabwiye intumwa zawe tugasigira amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe amahoro kandi bibumbire mu bumwe, wubaho gateka iteka ryose. Amen. Mugire iteka amahoro ya Nyagasani, nimwifurizanye amahoro.
wawe usingiza iteka n'amatagatifu wawe. Mana ishobora byose turakwinginze ububasha bw'imihango mitagatifu tumaze guhimbaza budushyigikira iteka mu buzima bwacu bwose bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Umugisha wo mu gihe cya Noheli yatwigishije neza, twifuriza umwaka mushya muhire, anadusobanurira umwaka mushya muhire icyo bivuze, ko tugomba guhinduka kandi tukabera abandi, tukaba bashya, tukabera abandi abahire. Inyigisho nziza, noheli nziza, tugikomeza mu byishimo byayo, tugira n'umugisha w'umukristo mushyashya wakiriwe muri kiliziya, kugira ngo twongere duhuze ibiganza twifuriza Libori umukristo mushyashya muri kiliziya umunsi mwiza ndetse n'umwaka mushya muhire. Amafoto tuza gufata hanze muri jaride nziza, muri chapelle nziza y'Umwamikazi w'Ifatima, ndi kumwe n'umusaseridoti. Noneho nyuma izindi gahunda turazikomeza mu rugo rw'abavandimwe minani fudwari hakurya mu Gashaka. Ariko mbere y'uko
dusoza nagira ngo Minani nawe tumuhe umwanya nk'amasomo ya padiri yabitwemereye, noneho tugusubiza umwanya padiri adusoreze. Umuvandimwe yabivuze byose, nta kinini birenzeho, gusa ni amashimwe, ariko nyuma gato aho tugenda gake gake abatahazi bakora imike, abafite akanya batakomerezayo ibirori. Murakoze. Asani Yezu n'abane nawe. Nyagasani Imana soko y'imigisha yose, n'abahundagazeho ingabire ze, abasenderezemo umugisha w'ibisagirane, kandi abarinde abahe no kugira ubuhoro n'ubugingo muri uyu mwaka wose dutangiye. N'abakomereza ukwemera gushyitse, abaho ukwizera kutadohoka, hamwe n'urukundo rudatezuka, rushyigikiwe n'ukwihangana. Nayobora imibereho yanyu n'ibikorwa byanyu mu nzira y'amahoro n'ubutungane bye, yumva amasengesho muvugiye aho muri hose n'igihe cyose, maze azabageze mu bugingo bw'iteka nta nkomyi. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data nta Mwana nta Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro n'ibyishimo bya Kristu. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Abdina
y'umubyeyi kuko nasezeranye ndabizwa dukomeje ibyishimo n'ubundi twatangiye mu bihe bitambutse ubwo mu muryango wacu umuryango wa Delphine na Frodouari bongeraga kugira umugisha ku Mana maze ikabaha umwana. Ni ingabire y'ubuzima rero, ni ingabire itagira ukwisa. None kandi kuri uyu munsi umwana wo mu muryango wavutse mu bakristo nk'uko ababyeyi be nabo babitojwe nabo bakomokaho, nabo bamuteje indi ntambwe, yahawe Batisimu, isakaramento rya mbere imwinjiza mu muryango w'abana b'Imana. Ni igitaramo rero kiracyakomeza kandi tukishimira ko turi mu ntangiriro y'umwaka, tukifurizanya umwaka mushya muhire, bikaba akarusho iyo twahuye nk'umuryango mugari, abaturanyi, abavandimwe n'inshuti. Mureke rero izo gahunda zose tugumye tuzishimira Imana iyo itanga byose, ndetse tuyiragiza n'izindi gahunda zigiye kubera ahangaha, twitura n'ubuzima bwacu kugira ngo turusheho kuyinogera. Twagize umugisha rero turi kumwe n'umusaseredoti, turagira ngo igitaramo gitagatifu kigiye kubera ahangaha adufashe tugitangirishe isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. turagushimiye Nyagasani uwo duhurije hano uyu munsi, tugushimiye uyu muryango twakiriye, tugushimiye abashyitsi n'abasangwa. Turakwinginze ukomeze ubane natwe, uduhe umugisha wawe, uhe umugisha ibyo dusangiye n'ibyo tugiye gusangirira hano byose, uhe umugisha ababigizemo uruhare bose, uhe umugisha inshuti n'abavandimwe bari hano n'abari kure, uduhe imbaraga ku mutima no ku mubiri, twongere ubushake n'ubushobozi mu gukunda no gukora ibitunganye kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Murakoze rero twashyika mu byicaro byacu, Frodouari ndetse na Madamu baduha ikaze nk'abavandimwe n'inshuti n'abaturanyi, ndetse banadufasha kumenyana. Bakoze ngo biba byiza iyo abantu baganiriye baziranye, tugeze mu mwanya wo kwibwirana. Uyu mubyeyi ni twebwe ba nyir'urugo mwaje musanga. Dukurikizeho hari na marene ba Libori, gereje urugo badusuhuze. Dukurikizeho abashyitsi baturutse ikibangu nabo batwibwire. Kisiza kuzwe iteka ryose.
hano hari abandi bavandimwe Padiri muramuzi nawe yategerejwe ntacyo mukamubona. Hari n'undi ni pare wa ora mwana duherutse kubyara nawe yategereje bakabasuhuza. Abandi bavandimwe ndumva kamere ku baturanyi bigira ejuru icyarimwe iteka ryose weza kuzwe iteka ryose basuhuza. Hari abavandimwe b'abakarisomatike bari hepfo hariya n'abandi bari ahandi nabo bakugira ejuru hano bigira ejuru namwe mudasuhuza ntawe uri kure twese turahuza amajwi ntawe twishisha twisanzura mwese mwigira ejuru abasigaye duhuze ibiganza. Murakoze rero cyangwa ari abo ngabo ubundi mwicare mugwe neza. Rero burya ngo inshuti yawe aba ari inshuti yawe. Uyu mwanya rero ijambo ryiza umuryango umaze kutubwira ndumva ikigezweho n'aho amasaha ageze na kano gasozi twatereye katari gato. Umuryango witeguye uno munsi kandi wabiteguye neza, biteguye kutwakira tugasangira. Mwumvise ko no mu mafunguro misegesho twavuze ko n'amafunguro nyagasani yatagatifuje. Reka rero abari mu gikari badufashe ubundi dusangire dusabane muri bino byishimo turimo by'intangiro y'umwaka, twishimira batisimu y'umwana wacu Libori. Kristo Yezu akuzwe. iteka ryose. Umushyitsi waje atugana azana imyase bacana igishito cyinshi bakumara imbeho wera maze ukunda ushimikiye tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyinira uwo mushyitsi waje atugana. Ushishe umwana y'umwana yewe tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyinira uwo mushyitsi waje atugana. Nihaza abasizi b'inganzi boneye uwera ibyanzu niko byo byiza bihure n'impakanizi tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyinira uwo mushyitsi waje atugana. Inanga z'ijire
kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyinirira uwo mushyitsi waje atugana. Kutamwisakase muze. Reka ngo tumure ntazayumva. Reka umuti utazi. Ko amagambo yo turaza kuyumva burya ngo itumva ibisigo niri mu busa. Twagira ngo rero nkuko twavuze ko ikintu nyamukuru kiduteranije ahanga hari ibyishimo by'umwana wavutse muri no muryango. Umwana nk'impano y'Imana avuka ku bakristo nabo kandi bafite aho babikomora, inzira batojwe nayo nabo bayitoza ababo. Kuri uno munsi rero turi mu byishimo bya Batisimu y'umwana wacu. Twagira ngo uyu mwanya tuze kuharira umubyeyi wa Batisimu, ariko dusaba mama nahore ko yaza kuba hafi ndetse n'umwana, maze nibamara kuhagera turaza kumva ijambo rya Morise ndetse na Marene, kuko umwana burya ntago ari umuntu umwe. Tumuteze amatwi rero muri icyo gihe mama Libori n'umuhungu we Libori bamaze kuhagera. Yesu yakuzwe iteka ryose. turi mu byishimo bya Noheri, turi mu byishimo by'undi mwaka Imana yagiye kuduha, tukaba mu byishimo cy'uko mu minsi yegera ivuka rya Yezu muri urugo twagize ibindi byishimo byo kunguka umwana w'umuhungu. Ni ibyishimo rero bikomeye cyane ku muryango w'abakristo. Umwana abumugisha ntabwo twakunze kurivuga, ariko ni abumugisha Peace Libori, akaba koko ari umwana w'umugisha. Tukaba turi natwe abanyamugisha. Ubwo rero mwamfasha tugaha Imana icyubahiro. Nanone iryo zina bashyizeho Peace ni igihe isi yacu koko mubona ikeneye amahoro, natwe tuje dutunganye tuba twishimye. Dukomeze rero dusabire n'ahandi haba hari umutekano muke, haba hari abantu bararwa ntambi, kugira ngo Imana yonyine yongere ibatabare, nabo baryame batekane basinzire. Ubwo rero nabanza gushimira, nashimira umuryango wa na Delphina batugira icyizere. Ubwo ntabwo nabibwiye, nitwa Imana Morise, ndi kumwe n'umufasha wanjye kuri wabo Marine, nawe yahaguruka nawe akabasuhuza. iteka ryose. Baherekejwe nanone n'abandi bana bato, Kabicyusa na Daniyeli. Ubwo nabashimira uburyo umuryango wacu bawugiriye icyizere mu nshingano zo kurera gikristu, natwe bakadutekereza muri miliyoni y'abantu mufite, mukabona ko natwe mwatugera abakandida, kandi noneho ugakomeza ukavuga uti wabeneke ndabona ariwe watsinze. Bose bakomera amashyi. Bishoboka ko nanone ari agatego wanteze, kubera ko uyu muryango ntabwo dushidikanya ni umuryango w'abakristu,
umuryango urera gikristo abari mu misa ku myaka ye 7 na Libori niwe waririmbishaga nayo mu muhamaki rwose byampaye gutekereza akinabimbwira byamaye gutekereza kugira ngo nongere imbaraga ibyo inyigisho za Kristo tugomba gukomeza tukanabishyira mu bikorwa tukerera imbuto abandi iyi si tukayihindura. Ku bijyanye n'uyu mwaka inyigisho twigishijwe ni uko tugomba kuba bashya naho ubundi dukomeje kwibera mu byo twari twibereyemo tudahinduka ngo twerere imbuto duhindure n'abandi byaba ari amatariki gusa. Ubwo rero uyu mwana nanjye nishimiye bigendanye n'ukuntu uyu muryango dusanzwe tubana uburyo twagiye tubana hose ubu noneho bashyizemo noneho igihato ubu ni ntusize turajyana cyane kandi tukajyana hehe tukajyana gusenga tukajyana gufasha abakeneye gufasha tukajyana kwamamaza inkuru nziza nk'uko n'ivanjiri ritubwira nuko tugomba kumenya Kristo kandi tukamwamamaza. Ubwo rero iyo umwana yavutse inzira iba yabayeho ni ndende ariko urugamba ruratangiye turishima ko ubu muri uru rugo hari umutagatifu niba nta cyake nk'umugo kimurangwaho ubu ni ukuvuga ngo niyo mutagatifu dufite kandi noneho tugasabwa kumumurikira ndetse yakura agasanga ari kumwe na Kristo ahubwo natwe mu gihe tuzaba turimo gucika intege akaturandata atujyana kwa Kristo kuko niwe uzaba imbaraga. Buri umwana akenera byinshi ariko hari umudari namuteguriye kugira ngo undi azatangira gukambakamba kugenda munsi umwana agenda agwa ariko yagenda afite umudari akagwana na Kristo akabyukana nawe bizamuha imbaraga. Ubwo rero harimo umudari harimo n'ibindi ushobora kwifashisha bizeza ko tutabigeraho twenyine n'uyu muryango ntabwo tungana gutya tutari kumwe namwe rero nk'uko dusanzwe tuzi ko muri abanyamurava mukunze Yezu kandi mumwamamaza azavana akajya ku ishuri ariko niyo yatamye uzamugaruza ijambo ry'Imana. Namwe rero izo nshingano ntabwo nari kuzemera ariko kuva turi kumwe turabishobora kandi tuzabishobora. Ubwo ntabwo mfite ibindi byinshi byo kuvuga ariko niba ko ngewe n'ijwi ritangiye gusarara mufasha wanjye nawe yatera indirimbo tugakomeza kujya muri ibyo byishimo by'uyu mwana wongeye kujya mu muryango w'abana b'Imana. Murakoze. Iki cyatuma nagushimira Nyagasani Mana wari wowe nkesha byose ntabuzwa n'iki guterura ndirimba mvuga nishima nyagushima
mu mwanya bagatera intambwe twifatanya natwe twe tubanje kwimushimira ariko tugira ngo tuze kumugenera n'umwanya atuganiriza. Ubuvandimwe na Risisi, umwanya n'uwanyu. Mukomeze kugira ibyishimo bya Noheli n'umwaka mushya muhire. Barakoze rero ko bampaye umwanya ngo ngire icyo mvuga muri uyu muryango, kuri uyu munsi mwiza w'ibyishimo twahurijwe hamwe kubera Libori wavutse uyu munsi akavuka bundi bushya, bwa buzima bushya akabutangira. Yabutangiye rero igihe cyiza, natwe aho tubimenyeye twaje kwifatanya nawe. Ntabwo rero ndi buvuga amagambo menshi, cyakoze ari bube abiri. Irya mbere ni uko nyine tumaze kumva ko Imana yahaye umugisha uyu muryango ikawuha umwana Libori, uyu munsi akavuka bwa kabiri akabatizwa. Natwe twaje kwifatanya namwe kubuza impunga. Nabonye umubyeyi wa Batisimu amuha kado, ariko nanjye ntabwo navira mu cyane. Amashyi rero ntabwo ari bishyashya. Ndumva binumvikana bwa Delphine n'umushiki wanjye, ariko nuko nta kintu nakongeraho. Nabuze ngo ni abiri, iryo ryari rimwe. Kugira ngo ntatinda rero irya kabiri, muri uyu muryango wa Forodwari, umuryango dusangiye twese, natwe mu myaka yashize yo hambere Imana yaduhaye umugisha iduha abana, ngira ngo bamwe nanjye ngo bamwe banga bose twanazanye aho bari bahaguruke babasuhuze mbone kugira ibyo mwongera fura ukurikiraho abandi babiri hano no. Icyo nshaka kuvuga rero muri ibyo bihe twagiye dufatanya kurera umuryango wa Forodwari tuba hafi. Iyo umwana yavutse aravuga ati harya kwa masenge ni hehe, ukahamwereka akajyayo akabasuhuza bakamwakira, nuko bakaza kumusura bagasanga araho. Niko byagiye bigenda rero. Ariko nyakubahwa Forodwari n'umuryango wawe, babana mwajyaga muza kureba bagiye bakura. Harimo rero wakuze baza kugeraho, ndetse barambwira ngo yabonye inshuti. Yabonye inshuti, nuko batuzanira n'inzoga turazinywa by'Abanyarwanda, badusaba umugeni. Tuza kuzinywa rero mudahari, ariko kera hari ukuntu bajyaga batura bagashyira ingatango zazuzura 8, bavuga bati umugeni ni mujyana, igihe kirageze dufatanyije kurera. Nuko ubwo rero icyo ni kimwe mu cyatumye twongera kugera hano kandi tubabwire wa mwana twareraga yarakuze, arimo arashaka gushyingirwa, kugira ngo ntaza no kurangiza ntabivuze neza, kubera ko icyo gihe mutabaga muhari ngo mudufashe dusangire n'ayo mata batuzaniraga, n'urwo rusabo batuzaniraga. Twahisemo kugira ngo uyu munsi aze nahaguruke maze murebe ko yakuze, idivi haguruka. Ariko rero uyu munsi ntimuzambaze ngo bimeze bite, kugira ngo mutazagira ikindi mumbaza. Nahagurukane n'uwo bakundanye hanyuma ndumva icyo navugaga mbese ni ukubabwira ko wa mwana twareraga yakuze agasabwa, twaba tugiye kumushyingira. Murakoze. Arakoze cyane umuvandimwe na Risisi. Ati twaje kwishimira Batisimu y'umwana mu n'umuryango,
atariko kandi umuryango wa Froduwari n'umuryango wacu wabaye umwe. Nta birori baduhisha, ibitaramo byabo nibyo byacu, ndetse mwabonye ko bataje imbokoboko. Nahoze mvuga nti Libori n'umwaka rwose we wamubereye muhire, yatangiye kugabana nyuma ya Batisimu. Mwabonye impano amaze guhabwa zitari nkeya, ariko nyuma umuvandimwe Narcisse ati burya inshuti ntacyo uyikinga nta n'icyo uyihisha. Ati babana burya bajyaga bakwakira uje mu rugo bato, ubu barakuze ndetse bageze igihe cyo kuba ejo n'ejo bundi bazatera intambwe nk'iyo namwe mwagezeho. Uyu mwana Libori wavutse uyu munsi ku bwa Batisimu twamwishimiye, ariko twagize amahirwe yo kumenyana n'uyu muryango. Uyu muvandimwe wacu na madamu Mwaruke. Urumuri rero twaje gusanga buriya urumuri aho ugezeho umwijima urahunga. Niyo mpamvu rero twitwaje urumuri mutagatifu akomeze kubamurikira. Twari twateguye n'impano aha ngaha igenewe urugo rwose, agapfundikiye gatera amatsiko, baraza kubireba bitonze. Iyi ni impano twabageneye kuri uyu munsi. Imana ikomeze kubaha umugisha. tuyobora mugisha udakama ndagushimira. Iyo ndebye ukusa nkabibasha umwanya nibwo ndwara wese nkasukuza bwiza. Rumuri rutazima mahora tuyobora mugisha udakama ndagushimira. Nabo tubaha akanya batugezeho ijambo n'ubutumwa baduteguriye uno munsi. Rero akaba afite ubutumwa bw'uwungirije umuyobozi wa paruwasi. Natwe rero twishimiye kwaguka k'umuryango w'Igitambo, turavuga ati umukasiti twavutse aha ngaha, natwe ntabwo twabura kumwishimira, ahubwo twongeye kumera urwo muri twebwe, natwe twatuma n'imwishima. Ntabwo twaje y'ubukoboko, twamuhereye papa tuzi ko Imana asaba byinshi. Ubu rero na muwowe cyane musubire Agaruwera umvuko yabiru urwunge maze ukundizo. Bamugeneye impano, mama we yiteguye kuzakira. Reka dutege amatwi rero umuvandimwe Sirasi. Murakoze. Uko umuhuza biganira yaza bivuga, nitwa Munyimana Sirasi. Madamu wanjye ntiyabashije kuboneka, ariko mu misatsi twari turi kumwe, azi neza ko araza, ariko ahita ajya mu kazi gatunguranye. None amasaha ageze aya ngaya ataraboneka, ntabwo byambuza kuvuga ijambo twari twateguranye. Nk'uko yabivuze, dufite umwana twabyaye hano Ora, atangira kumera muri Batisimu muri urugo tumutoza inzira ya Gikristo. Abenshi bana ntabwo mwabimenye kuko umwana yabatijwe mu gihe cya corona bimeze nabi, ntahura n'undi abantu dupfutse umunwa. Icyo gihe bagisebe ikarwaye ko nishate mu ibanga bizwi bari bahari, yari njyewe, hari abantu batandatu, hari padiri n'undi mupadiri batumye misa n'ababyeyi b'umubiri w'Abatisimu gusa na Nabori, abandi muntu wari uhari. Ubu nyine ibintu birangira gutyo.
ariko iri sakaramento nuko tutahuye ngo tubiserebure dufate amafoto tubyine ducinye akadiho abone n'impano ariko sakaramento ryarabaye kandi rimwe ratanga umusaruro. Kuri uyu munsi rero tumaze kumva natwe tumaze kumva tuzi umwana wa gatatu uko uzayakina na Ora byaradushimishije cyane nk'umuryango wacu. Turavuga tuti buriya umwana wonyine bakina akura neza ndetse n'ibishuko yatuma atatira akajya kure y'Imana biragabanuka kuko bafite undi bakina kungurana ibitekerezo kandi bari mu gihe cyegeranye bagafatanya bakora neza. Twarabyishimira nk'umuryango dutekereza kuza kwishimana nabo biratunanira kubera hari akazi kenshi umwanya ukabura ariko tubitekereza tugize Imana dupanga muri aya makunji y'umumpera z'ubu. Uyu munsi rero twari twarapanze ko tuzaza kuko tutarababwira igihe turimo tubitegura kubibabwira mwana rero tuzaza dufatanye umwana azahabwa amasakaramentu. Ntabwo rero by'igitekerezo cyacu cyo kuza mu rugo byabaye byiza cyane kurushaho kuko ni byinshi bigeretse ku bindi. Ubwo rero nk'umuryango wacu twaje muri ibi birori ariko tuzanye n'igikoma cyo kubabwira ngo mukomeze mwumwe kandi musubire nta makuru. Arakoze cyane Sirasi. Burya umubyeyi mukuru aba ari mukuru, iryo jambo naritegereje na naribuze. Mwanya nyir'urugo umuvandimwe Minani utwaye na madamu batugezeho ijambo baduteguriye, batugezeho amarangamutima yabo muri uno mwanya tubashagaye nk'imbaga abavandimwe inshuti n'abakristo uko tungana gutyo twashobose impande zose. Reka twumve ijambo ryabo ubundi nyuma harabatangira bashaka nko gusezera ngo naza kubineza bamwe arabaha n'uburenganzira. Gusa umunyagikari yambwiye yuko mu kigega ari kikiriho n'ubundi twamutarana. Umwanya ni uwawe, reka tubatege amatwi. Namwe ndabashuje abo tutarabonana nubwo harimo intera ariko ku mutima nta ntera irimo. Twese turi abavandimwe kandi mwese ndabashimira ko mwigomwe byinshi mukatugerera mu rugo. Ku mutima wanjye rero mbikuye ku mutima mbifurije umugisha w'Imana. Angara nta rindi jambo mfite cyane cyane muri uyu mwaka. Ijambo rya mbere ni ugushima. Gushima mbikuye ku mutima. Ndashimira mwebwe abavandimwe mwagaragarije ababyeyi baje baturutse ikibangu kwa data bukwe ko muhari. Yeza kuba aramutse baje bagasanga ndi jyenyine ntabwo bangirira icyizere. Ariko ndabizi nagiye mbonamo abacuruzi bakinze bagatera intambwe bazi neza ko urugo nta mafaranga arimo ngo tubahe, ariko bakaza n'abandi bagiye bafunga bizinesi zabo bakatugerera mu rugo. Mwese turabashimiye, mugira amahoro. Ariko nanone mwebwe mumfashije kuba basangwa, munshimirire aba babyeyi batwigisha gukunda. Ababyeyi baba baturutse ikibangu bumvisha inkuru nziza ko twabyaye umwana. Ntekereza babishatse ntabwo baza kandi batanaje ntacyo twabagira. Ariko uyu munsi twabahereweho umugisha, bifatanyije na Libori ndetse natwe abasangwa kwakira umugisha w'Imana. Aho duteraniye burya Imana y'ibitureba, ni nayo mpamvu Roho Mutagatifu aduhuza kugira ngo umugisha w'Imana tuwakire. Murakoze rero bantu b'ikibangu, ndabashimiye. Ndabashimira ko batuzaniye uruhembo, ariko nkanabashimira ko batweretse undi mugisha, abageni. Yeza kuzwe. Batweretse abageni. Iyi ni intambwe nziza igaragaza uburere bwiza, kandi abo bageni turabishimiye. Nanjye mumfashe tubongera amashyi.
ababyeyi rero mwaturutse ikibangu ndetse n'aba bageni bacu barimo kwitegura gushinga urugo, mwabibonye turahari. Ntekereza ko umunsi muzatubwirira ko natwe twaza gusinya ko urwo rugo turubonye, ntekereza ko tuzaba amaso. Tubijeje rero ko duhari hamwe n'abavandimwe n'abandi mutabonye nabo turabafite, byanze bikunze bizagenda neza. Tubijeje rero ubufatanye kandi urukundo mutwigisha kugira ruzagenda rukura uko bwije n'uko bukeye. Kristo Yezu akuzwe. Umubyeyi nawe byanze bikunze navuga arashimye. Bamubwira ko nta kintu afite cyo kuvuga ariko ndabizi nta gikibura. Nawe ubwo aragira ko ashyiraho. Gusa ndabashimiye cyane by'umwihariko. Iteka ryose. nanjye nta bindi narenzaho byinshi cyane, ariko uyu munsi ni uw'ibyishimo kubera ko natereye amaso hirya no hino ndetse n'imbere n'inyuma kongera kuhabona ababyeyi, numva ndishimye. Nta magambo menshi narenzaho, gusa Imana ibibasabye. Ndashimira rero buri wese witanze akatugurira mu rugo, kuko hari byinshi yigomwe kugira ngo aze kubana natwe aya masaha yose ashize. Twebwe ntacyo dufite twamuhemba, ariko Imana iri hejuru ya byose izadufasha kumuhemba. Yezu akuzwe. Murongera munize ibiganza rero. Hano umusaseredoti byose atabidufashijemo uko twabishaka ntabwo byakunda. Twagize ubushake ariko turamusaba aratwemerera, nawe byadushimishije ko nawe aba yitanze yigomwe byinshi kugira ngo adufashe aduhuze n'Imana. Ataduturiye igitambo ubu twese ntabwo tuba turi hano. Mumfashe rero tumushimire kandi Imana ishimire. Asigaye rero waba ufite nawe icyo yavuga yatubwira, ubundi twese twisanzure. Dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse, turirimbe mu ngeri zose. Tureme Imana, wabaye irembo ry'ijambo, igihe tuzasanga Imana, tuzatubera inzira nziza. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzikaraga bibereye abeza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse, turirimbe mu ngeri zose. Abahanuzi bakuvuza ibigwi, inanga zirakwamamaza, none turakuririmba, ab'ijuru baguha impundu. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzigaragara imbere y'abeza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse, turirimbe mu ngeri zose. Izi nteko z'abasenga ni izawe n'iza Jambo, urazirira uwaziguhaye, uzigishe kunyura Imana. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzigaragara bibereye abeza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse, turirimbe mu
turirimbe mu ngeri zose bitsinze ya rurema ndeba ukunze rwose ndagushimira ko wamenye wacuruje umwana wawe umutangira umukristo ndagushimira n'umubona kuko wandenze muri isi Bikira Mariya Nyirimpuhwe wibuke ko ntawe wigeze kumva Tumenye Nyagasani kubera uyu munsi n'ibyo twakozemo byose tugushimiye impano y'umwaka mushya waduhaye tugushimiye ko waduhurije hamwe turi abavandimwe kandi turakwinjiza gukomeza ubane natwe duhe umugisha wawe umugisha uyu muryango watwakiriye umugisha abashyitsi n'abasangwa umugisha abadukunda n'abatugirira neza aho bari hose udufashe kwerera bagenzi bacu imbuto nziza kandi nyinshi wowe ugatiye iteka ryose amina ubaha Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka n'ubu n'ubu n'iteka ryose amina Libori mutagatifu udusabire Bikira Mariya utasama mu cyaha uradusabira twese abakumbuye Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya imitima yacu igire mu wawe Nyagasani Yezu nabane namwe nawe kandi muhorane ushobora byose abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina nuko mujyana amahoro ya Kristo dushimire Imana Sangana wibarutse mwiza tuje kubyinira uwo mushyitsi waje atugana